Ndanezerewe rero uyu mwanya Imana impaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turimbye indirimbo nziza cyane nkunda, iyi ya 205 iravuga ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mugaba wawe. Burya hari intambara mbi, habaho n'intambara mbi ariko hakabaho n'inziza. Hari igihe rimwe na rimwe abantu barwana intambara zidafite icyo zisobanuye, zidafite icyo zimaze, ariko uyu munsi ndakwifuriza kurwana intambara nziza. Na Paulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, narinze ibyo gukiranuka. Bivuze ko yarwanye intambara nziza. Hari n'izindi zitari nziza rero abantu bajya barwana. Imana yacu tugire neza cyane. Hanyuma ijambo 54 akavuga ngo ndabaririmbira iby'uwo mucunguzi. Ubundi uwo mugabo, uwo mucunguzi ni Yesu. Yesu ndamukunda cyane kuko Yesu arahambaye. Yesu wavuga iby'uwo mugabo ntabwo yabirondora kuko afite ibirenze ibyo dutekereza. Bibiliya igenda isobanura kuri Yesu uburyo ki ari umugabo w'intwari, ari umugabo uteye ubwoba, ari umugabo ari Imana, ari imfura mu byaremwe byose. Yesu nta wasa nawe. Niyo usomye muri Korowani barabikubwira uburyo ki Yesu ari umuntu ukomeye. Niyo usomye muri sura ya 3 cyangwa se sura ya 5 bakubwira uburyo ki Yesu ari umukiza ukomeye w'abarwayi. Ubwo iyo ni indangagaciro ikomeye Yesu agira, na Korowani imusobanuraho yuko ari umuntu ukomeye cyangwa se ari umukiza ukomeye mu gukiza abarwayi. Iyo usomye nanone muri sura ya 3 cyangwa se iya 4 n'iya 5 bagenda bakubwira uburyo ki Yesu yari ijambo ry'Imana. Yesu yari n'ijambo ry'Imana, na Korowani irabivuga. Niyo usomye muri sura ya 19 bakubwira ko Yesu yari umuziranenge. Bivuze rero ngo uwo mugabo twizeye arahambaye. Impande zose ziramwemera, impande zose ziramutinya, kandi zemera yuko ari uzarangiza byose, kuko na Korowani igenda ivuga ko umunsi Yesu azaza, igihe umushehe azaba afashe ibitabo azabihereza Yesu avuga ati akira rwose ku munsi w'amateka. Bemera rero ko yapfuye kandi azazuka, nk'iyo usomye muri Korowani ya 3:55. Imana yacu rero ishimwe cyane. Turashima Imana ko yaduhaye kuba abavandimwe ba Yesu. Ni nayo mpamvu yaravuze ngo murwane intambara nziza, Kristo niwe muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Dushima Imana ko turi kumwe na Yesu. Dushima Imana ko tugendana umunsi ku wundi. Uyu munsi ni kuwa 6 w'umunsi wa 20 w'amasengesho yacu. Turashima Imana ko Imana ikomeje kutugirira neza. Uyu munsi nihutishije dufite intego ivuga ngo intambara ngiro yo mu mwuka binyuze mu isengesho. Uyu munsi turashaka kuvuga ku bujyanye no gusenga, ariko turwana intambara yo mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Bivuze ko hari n'intambara zo mu mubiri, ariko izo ntago ari zo turi buvugeho, kuko hari intambara zagiye zibaho mu isi zitwara abantu benshi cyane. Nk'iyo urebye intambara ya kabiri y'isi yose yabaye mu 1939 kugeza muri 1945 yahitanye abantu basaga miliyoni 70. Imana yacu rero hari harimo abasivile basaga miliyoni 50. Ubwo urumva ko iyo ntambara yari y'umubiri yahitanye abantu benshi cyane. Niyo usomye intambara yo muri semi Japanese yabaye muri 1937 icyo gihe nayo yahitanye abantu barenga miliyoni 25. Bivuze ko intambara zo mu mubiri nabwo bwabo zihitana abantu benshi cyane, ariko ndashaka kubwira ko intambara yo mu mwuka yo ihitana amamiliyoni menshi cyane, kuko isi n'imituwe na miliyari zirenga 7. Bivuze ngo abapfa mu mwuka barwana intambara yo mu mwuka ni benshi cyane. Urebye wasanga bakabakaba amamiliyari n'amamiliyari. Ariko mu ntambara zijyanye n'umubiri barapfa, ni byiza. Tujya tubona indwara z'ibyorezo zikica abantu, ibyo rwose bigatambuka, ariko iyo ntabwo ari zo dushaka kuvugaho, kuko iyo ziba ari zo kuvugaho cyangwa se ari zo turwana nk'abakristo, twakiyambaza ibisirikare bikomeye. Dufite igisirikare cya OTAN, dufite ibisirikare byo muri Aziya nka za Korea, za Chinese, igisirikare cya Amerika n'ibindi. Wajya muri Afurika dufite ibisirikare, abasirikare bakomeye cyane, ibihugu bifite igisirikare kimeze neza, u Rwanda n'ibindi. Ariko si ibyo dushaka kuvuga, ahubwo turashaka kuvuga ku ntambara yo mu mwuka, ariko binyuze mu mbaraga z'amasengesho. Iyo ntambara rero hari abagabo bayirwanye kandi barayitsinda. Nawe uyu munsi ndagira nkubwire ngo uri umukandida wo kurwana iyo ntambara kandi ukayitsinda. Imana yacu ishimwe cyane.
rero ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kwibaza ngo ubundi si ubundi Bibiliya ivuga iki ku ntambara yo mu mwuka. Bibiliya ubundi urugamba rwo mu mwuka ntirurwanwa n'umubiri, kandi amateka mpuzamahanga ubundi ndagira ngo nkwibutse neza kuri iki kintu tutarakomeza ku ntambara zisanzwe. Amategeko mpuzamahanga ayagenga iby'intambara hano ku isi, hari amakondisiyo yashyizeho ubwo bari mu nama z'i Geneve n'ahandi, bashyiraho amabwiriza agenga izi ntambara. Bavuga yuko muri iyi ntambara y'umubiri nta mwana ugomba kurwana iyo ntambara. Icyo cyari icya mbere. Kandi bavuga yuko nta n'umusaza ugomba kurwana iyo ntambara. Bakavuga yuko nta n'abafite ubumuga runaka bemerewe kujya mu rugamba. Ayo yari amabwiriza bari barashyizeho mu gihe intambara z'isi zari zimaze kubaho zirangira. Baterana rero kugira ngo bashyireho amabwiriza agenga intambara, kugira ngo hatazagira abayahohotereramo abandi kandi bitemewe. Baravuga rero kubw'uburenganzira bw'umwana, ntabwo umwana agomba kurwana urugamba mu buryo bw'umubiri, cyangwa se umusaza, cyangwa se ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose. Ariko ndashaka kubwira ngo mu rugamba rw'umwuka ntabwo ari uko bimeze. Ayo mategeko ntabwo ajya akora. Mu rugamba rw'umwuka umwana muto arwana urwo rugamba. Mu rugamba rw'umwuka umusaza arwana iyo ntambara. Mu rugamba rw'umwuka umuntu ufite ubumuga arayirwana. Bivuze ngo nta mategeko akumira mu rugamba rw'umwuka, kubera yuko dufite ibyo turwana nabyo wenda turi buze kuvugaho, kugira ngo tumenye neza se gusenga kwacu mu rugamba turaza kubikora gute, turaza gushingira kuki, kugira ngo noneho dusenge tuzatsinde urugamba. Mu by'ukuri mu bana bato twabonye Dawidi igeze afatwa gahunda yo kurwana urugamba rwo mu mwuka ubwo yarwanaga na Goliyati, kandi yamutsinze afite imyaka mito cyane, kubera yuko yari ataremererwa kugera mu myaka y'urugamba. Ariko ntabwo ibyo byamukanze. Yaravuze ngo unteranye uducumu, unteranye n'ingabo, ariko ngenda gutera mu izina ry'Imana ya Data, mu izina ry'Imana yacu, mu izina ry'Imana twiringiye. Aho ahita atsinda Goliyati aranamwica. Imana yacu ishimwe cyane. Yari umwana muto rero. Mu rugamba rw'umwuka ntabwo bisobanuye ngo ngewe ngo ndi mutoya, ngo ntabwo narwana urugamba, ngo ngewe ndi mutoya, ntabwo ibindwanya bindeba. Oya, birakureba naho waba uri umwana muto ukivuka, haba hari ibintu bikikurwanya kandi ukeneye kurwana nabyo. Imana yacu tugire neza cyane. Mu basaza tubona umugabo bita Joshua na Kalebu. Muri abo bagabo bose Kalebu niwe yageza ku myaka 85, arangije abwira Yosuwa mu bice 14 aramubwira ngo narwanye intambara nkiri mutoya, mfite imyaka irenga 40, ngo ubu ngubu nubwo mfite 85 ndacyafite ubushobozi bwo kurwana, ndacyarwana nkuko narwanaga nkiri mutoya. Bivuze ngo mu busaza rero naho barwana urugamba. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uru rugamba turwana, uru rugamba rw'umwuka rusaba umuntu uwo ari we wese. Icyo tubanze tugishyire mu mutwe yuko rutareba umugabo wawe gusa, ntabwo rureba umugore wawe gusa, ntabwo rureba abana bawe gusa, ntabwo rureba umupasiteri ngo azarukurwanira, ntabwo rureba nyokorume ngo azaza kurwanira urugamba rw'umwuka, ntabwo rureba abo muririmbana gusa ngo bazaza bagufashe kururwana. Ahubwo nawe uru rugamba rurakureba wowe unteze amatwi. Uru rugamba nawe n'urwawe nanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi turifashisha igitabo cy'Abefeso ibice 6 uhereye ku murongo wa 10, niho ngira ngo tugeze ku murongo wa 18. Ni amagambo nifuza yuko tuganiraho kugira ngo nibura adufashe gusobanukirwa neza iby'iyi ntambara yo mu mwuka tugiye gusengeramo cyangwa se tugiye kubamo. Imana yacu ishimwe cyane. Mbere yuko tuvuga wenda ku bintu wenda byo mu byerekeranye n'iyi ntambara mu gusenga, reka mbanza mbibutse yuko Pawulo yandika iki gitabo cy'Abefeso. Wenda reka mvuge gato ku mateka y'iki gitabo cy'Abefeso kugira ngo tubone uko tuza gusobanukirwa neza impamvu Pawulo yanditse kiriya gice cya 6 umurongo uhereye ku murongo wa 10. Niho tugiye gusoma, niho turi bwibande gatoya, hanyuma tukaza kuhasoreza. Ubundi urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abefeso ubundi cyane cyane ruvuga mu mugambi w'Imana wo kuzana amahoro n'ubumwe binyuze kuri Yesu Kristo.
nicyo kintu cya mbere yari agamije ajya kubandikira ruriya rwandiko. Yagaragazaga uburyo ki Imana ifite umugambi mwiza wo kuzana amahoro binyuze muri Yesu Kristo. Kandi mwibuke neza ko Pawulo yigeze yagera aho ngaho ahagana mu mwaka wa 52 aho yari ari kumwe na Priskila ndetse na Kwira. Noneho bari bahageze bahamara imyaka 3 bigisha ijambo ry'Imana, babwiriza ubutumwa bwiza, ibintu byose bigenda neza. Rwari urugendo rero rw'umumisiyoneri yahagurutse ajya kuvuga, ahamara iyo myaka 3. Kandi mbibutse neza yuko urwo rugendo yakoze rwari rufite icyo rusobanuye, kubera yuko mwibuke neza ko iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bakubwira uburyo ki Pawulo yahamagawe, bakubwira uburyo ki Pawulo yatangiye gukora umurimo w'Imana. Aha rero yageze mu itorero ry'Abefeso, byari mu gice cya Aziya. Uyu munsi amateka tubwira yuko ari mu gice cya Turukiya. Hanyuma rero byari mu mujyi ukomeye w'i Roma. Noneho icyo gihe uwo mujyi wari ufite icyo twakita kumenyekana cyane. Abefeso ni umujyi w'Efeso wari umenyekanye cyane mu buryo bwose, kubera impamvu zari zikomeye. Bari bafite ubucuruzi buhambaye, bari bafite politike izamutseho. Noneho Pawulo rero biba ngombwa ko ahagera, ariko ndagira ngo mbibutse yuko muri uko kuhagera Pawulo wenda ibyo mu gice cya 3 nibo babigenda bigaragaza, ariko igice cya mbere kivuga uburyo Imana yashyizeho ubuyobozi cyangwa se uko yari kuyobora abantu bayo mu kubunga ubumwe n'Imana binyuze muri Yesu. Icyo gice cya mbere urebye mu ncamake nicyo cyashakaga kugaragaza urwandiko Pawulo yandikira Abefeso. Kandi mbibutse yuko yarwanditse ari muri gereza i Roma aho yari afungiye. Noneho muri uko gufungwa yahandikiye inzandiko enye. Izo nzandiko yahandikiye urwandiko rw'Abefeso, yandika urwandiko rw'Abakolosayi, n'urwa Filimoni n'urw'Abafilipi. Izo nzandiko nizo yandikiye muri gereza. Noneho aziha umugabo witaga Tikiko, niwe yazijyanye azishyira abo bantu zarebaga. Ndi kuvuga gato ku ncamake kugira ngo noneho dusobanukirwe neza, ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana twamaze kumva amateka y'iki gitabo tugiye kwifashisha cy'Abefeso ibice 6:10 kugeza kuri 18. Rero igice cya kabiri niho batubwira amagambo akomeye cyane. Bavuga ngo Pawulo yagereranyije amategeko ya Mose ndetse n'urukuta rw'abatandukanyaga n'Abayahudi ndetse n'abanyamahanga. Ubundi igitambo cy'incungu ya Yesu Kristo cyakuyeho ibyo bintu byatumaga habaho gutandukana kw'Abayahudi ndetse n'abanyamahanga. Noneho isezerano ry'amategeko bityo muri urwo rwandiko bigaragaza yuko Yesu yaje kugira ngo akureho urwo rukuta rwari rutanya ayo matsinda yombi. Mu gice cya 3 rero Pawulo yavuzemo ibanga cyangwa se yavuzemo ibanga ryera rya Kristo, kandi avuga uburyo Imana ishaka gushyiraho abatari Abayahudi noneho muri rya tsinda rito ry'abazategekana na Kristo mu ijuru. Bivuze ngo abatari Abayahudi ni nge nawe, kuko twebwe twabarwaga nk'abanyamahanga, ntabwo twabarwaga nk'abantu ubwoko Imana yari yarahamagaye. Ahubwo Kristo yaje kugira ngo akureho urwo rukuta nawe uyu munsi wisangemo, nanjye nisangemo, bityo noneho tuzabashe kuyoborana na Kristo mu myaka yo kubaho kwacu k'ubuzima bw'iteka mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka mbibutse yuko muri Efeso wari umujyi ukomeye cyane, kubera yuko wari umujyi w'ubucuruzi, kandi hari harubatse urusengero runini cyane rw'ikigirwamanakazi cyitwaga Arutemi. Noneho bajyaga bagerageza gucuruza ibintu by'ifeza, ndetse uwo mujyi wakoraga icyo bita trade cyangwa se guhererekanya ubwo bucuruzi bw'udushushanyo two mu rusengero rwa Arutemi, noneho bakabiguranisha amafaranga. Mu myaka rero 3 Pawulo yamaze muri Efeso yigishaga abantu ko bagomba gusenga, cyangwa se batagomba gukomeza kuba muri bya bigirwamana, ahubwo bagomba gusenga Imana y'ukuri. Ni urugamba rutari rworoshye kugira ngo abantu bumve yuko bagomba kureka kuba mu rusengero rwa kiriya kigirwamanakazi cya Arutemi, noneho ngo bemere uwo mwami Yesu. Ni urugamba rukomeye Pawulo yarwanye rero avuga ubutumwa bwiza. Noneho
abumvisha yuko bagomba kureka ibyo bigirwamana. Icyakora ntabwo byari byoroshye cyane kubera yuko ni nabwo bucuruzi bakoraga, ni nabyo bintu babagamo. Bivuze rero ngo abataremeye, kuko harimo ubwoko bwaje gukizwa, abantu barakizwa buzura umwuka wera, abantu batangira kubona Imana, ndetse n'itorero Timoteyo yasigaranye. Hanyuma rero icyo gihe abatarabashije kuboneka mu mwanya w'agakiza bararakaye cyane, bagira umubabaro ndetse bateza n'intambara, bateza n'imivurungano muri icyo gihe. Igice cya kane rero batubwira uburyo ki Abefeso, Paulo yabandikiye Abefeso, yababwiraga yuko bagomba kwiyambura kamere ya kera ihuza n'imyitwarire yabo ya kera, bakambara kamere nshya ihuje nuko Imana ishaka. Imana yacu tugiriye neza cyane. Ari nabyo uyu munsi natwe iyo dusoma uru rwandiko tugomba kwiyambura kamere za kera, natwe tukambara kamere Kristo ashaka. Imana tugire neza cyane. Igice cya gatanu batubwira uburyo ki Paulo yateye Abefeso inkunga yo gukomeza abagize umuryango. Yagiriye inama abagize umuryango, agaragaza yuko abagore bagomba kugandukira abagabo babo ndetse n'abagabo bagakunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero. Iyo rero dusomye muri igice cya gatandatu, batubwira uburyo ki Paulo yakoresheje urugero rw'intumwa maze agira Abefeso inama yo kwambara intwaro zose z'Imana, ari byo tugiye kuvugaho kugira ngo babashe gutsinda urugamba. Mbibutse yuko icyo gihe muri Efeso hari urugamba rukomeye rw'abantu bari bafite imiyoborere yabo n'ibigirwamana basengaga bya Ruteme ndetse n'ibindi, noneho no guhangana n'igihe cy'abarokore cyangwa se reka ngo bari bamaze kwakira agakiza bahangana n'abatarakakiriye. Ariko si n'ibyo gusa, mu buryo bw'umwuka yagombaga kubabwira yuko batarwana n'uburyo busanzwe. Aha rero yarabakomeje, niyo magambo ngira ngo dusome abakomeza, ababwira neza yuko hari uko bagomba kwitwara. Yarababwiye mu gice cya gatandatu umurongo wa 10, aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Icyambere, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mbibutse neza ko ari amagambo yabandikiraga. Iyo usomye mu gice cya mbere aravuga ngo njyewe intumwa ya Yesu Kristo, njyewe Paulo intumwa ya Yesu. Nubivuze ngo n'urwandiko yandikira Abefeso. Yari yarahabaye imyaka igeze kuri 3, yarazi imigendekere yabo, yarazi intambara barwaniye ariyo, yarazi ibibacu ntege, yarazi ibibateye ubwoba. Arangije rero arabandikira, yarazi neza ibigirwamana basenyeye uko byanganaga. Kandi reka nkubwire, ibigirwamana kubisenyera bivuze ngo uba uri gusenyera Satani. Yabibonaga mu kirere cy'umwuka rero, akabona yuko hari ibintu barwana nabyo. Arangije arabahugura, arabakomeza cyane. Mbibutse yuko byari hagana mu mwaka wa 60 kugeza 63 ari muri gereza, yandika izi nzandiko zose z'Abakolosayi na Filimoni n'Abafilipi ndetse n'iki gitabo cy'Abefeso. Hanyuma aho yari ategereje kugira ngo acibwe urubanza. Mbibutse neza yuko Paulo yaguye i Roma mu gihe bari bamubwiye ngo ntajyeyo, ariko aravuga ngo usibye no kujyayo no kugwayo niteguye kugwayo. Imana yacu tugire neza cyane. Hari abantu bazize akarengane ko kuvuga Imana, hari abantu bazize gukorera Imana. Bene data, iyo usomye amateka y'intumwa uburyo kibazize gukorera Imana, bitwereka yuko natwe hari icyo dusaba kugira ngo dukorere Imana neza. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu mu ijuru. Bivuze ngo ibyo turwana nabyo rero ntabwo tubibonesha amaso. Iyaba twayiboneshaga amaso twakiyambaza igisirikare nk'uko nababwiye, babasha kuba bafite za machine gun, babasha kuba bafite za AK-47, babasha kuba bafite za Kalashnikov, babasha kuba bafite za bomba atomike n'ibindi, bakaza bakadufasha kurwana. Bivuze ngo igisirikare cy'ubuzima bwo
bwo hanze bw'umubiri kirahari cyabasha kwitegura kurwana, ariko kuko tutarwana rero n'ibifite imibiri n'amaraso, ntabwo bishoboka yuko wakiyambaza izo ntwaro. Hari abantu njya mbona ku tuvideo rumwe dutandukanye baba bari mu rusengero, nkabona bafashe imihoro, nkabona bafashe imyeyo, nkabona bafashe ibintu bitandukanye, ngomo barakubita abadayimoni, ngomo barabatemagura, ngomo baragenda. Mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho navuga ko harimo n'ubuyobe, kubera yuko ntabwo gusenga mu mbaraga cyangwa se gusenga turwana intambara yo mu mwuka, nta gikoresho na kimwe gishobora kwica umudayimoni, nta na kimwe. Ntabwo uzafata umuhoro ngo muratema umudayimoni, ntabwo uzafata umweyo ngo murawukubura mu rusengero, ntabwo umudayimoni umukubura, ntabwo ari ivumbi. Reka nkubwire inshuti yanjye, ubu uri kwibeshya cyane. Hari n'abantu bafata ugasanga rwose bafashe igitambaro bagakubita mu nzu ngo barirukanamo abadayimoni, bajya hese ni ibintu ni ibitagangurirwa uri guhungiza. Ntabwo bishoboka. Ahubwo aha Pawulo yarababwiye, arababwira ngo kuko tudakirana n'abafite imibiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware. Reka nkubwire abo turwana nabo ni abatware. Ntutekereze ko ari abasivili, ntutekereze ko ari abantu boroheje, ni abatware. Ubyumve neza icyo kintu, ni abatware. Icyo ni ikintu gikomeye, ngo nta nubwo abo bafite imibiri n'amaraso, ni abatware. Ikindi, bafite ubushobozi ngo bategeka iyi si y'umwijima. Abo turwana nabo barakomeye. Wishaka kubajenjetera rero, wishaka kumva ko ari ibintu byoroshye. Ni nayo mpamvu uyu munsi ndi ukubwira icyo bita isengesho ry'imbaraga mu buryo bw'umwuka turwaniye intambara. Uragomba gusengesha umwuka, uragomba kwambara imbaraga z'Imana, uragomba no kwambara intwaro zose z'Imana, kuko ibyo turwana nabyo birakomeye, kuko ibyo turwana nabyo birahambaye. Ibyo turwana nabo ntabwo ari ba mama wacu duterana amagambo, ibyo turwana nabo ntabwo ari abaturanyi ngo yanze kuntiza ikibiriti. Ibyo turwana nabo ntabwo ari ibyo, ahubwo ibyo turwana nabyo ni abatware. Imana yacu itugiriye neza cyane, ngo ni abatware bategeka n'iyi si y'umwijima. Bivuze ngo barahambaye, mu buryo bwabo barahambaye. Ikindi, ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bivuze ngo amasengesho yacu rimwe na rimwe iyo aba ari yayandi ya nta kigenda, yayandi ujya kuburira ngo Mana undinde nk'uko urinda abandi bose, yayandi usenga wumva nta kuraje uri gusinzira, ayo ngayo babatware, ya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru atangira ayo masengesho ntabashe kugera ku Mana, ahubwo ukaba uri kubagaburira bagahanga bakanezerwa, ahubwo aho bari bagakubita agatwenge ngo reba ngo uriya nawe marasenga. Kubera iki? Ntabwo wasenganye imbaraga. Ibyo twabigarutseho mu minsi ishize. Ntabwo wasenze wumva ufite icyerekezo, kubera ko Daniyeli we yarasenze afite icyerekezo, yibuka yuko bamaze imyaka kandi bari barabwiwe yuko bazamara imyaka 70. Arasenga afite imbaraga, asenga umunsi wa mbere. Amasengesho iyi myuka yo mu kirere yakumira, ikumira ibisubizo, Gaburiyeli yari yamanuye, nuko arakomeza uwa kabiri wa gatatu kugeza kuri 21. Mbibutse yuko isengesho agitangira gusenga Imana yari yumvise iryo sengesho, ariko abadayimoni, iyi myuka yo mu kirere itangira ibisubizo bya Daniyeli. Umva nkubwira nshuti yanjye, ibyo turwana nabyo birahambaye, ni imyuka yo mu kirere, ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari intsinzi yatuma ubasha gutsinda iyi myuka, yatuma ubasha gutsinda aba batware. Haleluya, haleluya. Hari intsinzi itwemerera gutsinda. Imana ishimwe. Irwo ni rwo rufunguzo bene data twahawe. Burya reka nkubwire, umuntu udasenga, umuntu utazi Imana, umuntu utizera Imana, iyo ageze mu kigeragezo arataka cyane ngo ndapfuye. Kandi koko nibyo, iyerekwa ryiwe rikabimva. Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura, iyerekwa ryabo rihinduka imva. Barangije ngo turapfuye, baravuga ngo nta mva zari mu Egiputa zatuma kuruta kuza kutuzana ngo dupfira aha ngaha. Babona iyerekwa ry'imva. Abadasenga by'ukuri rero, iyo bahuye n'intambara bahita bumva yuko ibyabo birangiye. Imana itugire neza cyane. Hari ababaye bakajorite mu rugamba, hari ababaye ba dizata, bageze mu rugamba bahinduka ba dizata. Twarababonye abaririmbyi babaye ba dizata.
twarababonye abavuga butumwa wawe badizata. Nivuga badizata wumvaga bavuye mu rugamba barata intwaro barirukanka. Hari abantu bataye intwaro, hari abantu bavuye ku rugamba bagenda rutarangiye. Reka nkubwire nshuti yanjye, abo ngabo baragiye. Hari abasore bari bazikurira umurimo w'Imana, bageze bahuye n'urugamba ubw'ubusore no kudashaka, bararambirwa babivamo, bata urugamba barirukanka, bahinduka badizata mu mugambi bw'Imana. Hari abapasiteri beza batumye barwanya urugamba ariko bahinduka badizata, amajipo abahindura badizata. Imana itugirire neza. Hari abaririmbyi bari bazi kuririmba, bamara kugera kuri revo nziza bagahinduka badizata mu by'ubwami bw'Imana. Ariko Imana iturengere. Reka nkubwire mwene data unteze amatwi, uyu munsi urasabwa iki kintu, ngo mukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi. Oh haleluya. Ngo kuko mutarwana n'ibifite imibiri n'amaraso. Reka mbabwire ngo mukomere bene data. Imana ihimbazwe. Reka dukomere kuko Kristo ari udukomeje, kandi icyo mukundira atubereye umugaba. Imana ihimbazwe. Ageze ku murongo wa 13 nuko arababwira ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe. Yaravuze yabonye nta yandi mahitamo. Yibuka yuko bashenye ikigirwamana cya Rutemi, bibuka yuko bakubise ibigirwamana byinshi, bibuka intambara barwanye mu myaka 3 yahamaze, yibuka urwo rugamba. Arangije arababwira ati rero bene data bakundwa, ibisigaye mukomerere mu mwami. Yabonaga yuko yamaze kubabwira, yari yabahuguye abagore ngo bubaha abagabo babo, babagandukire, basabumitinge, donc bishikiriza abagabo babo. Mu Cyongereza ni bavuga ngo to submit, donc kwishikiriza umugabo wawe. Mu Kinyarwanda bavuga ngo kuganduka. Noneho kuganduka ari abantu bibwira yuko ari ukubaha nyakubaha. Oya, nukumwiha wese n'ibyawe byo, to submit your life ku mugabo wawe. Imana yacu tugire neza cyane, ugasabumitinga ubuzima bwawe, yari yabahuguye, yari yababwiye ko abayuda n'abanyamahanga nta kibazo ngo rukuta ruvuyeho. Yari yababwiye byinshi, ariko agezeho yibuka yuko bakeneye no kumenya yuko hari urugamba rwo mu mwuka bazarwana. Wenda urwo mu mubiri bararutsinze, wenda urwo mu mubiri bararubonye. Mwibuke ko Yohana ku kirwa Patimo mu bice 2 mu byahishuwe yerekwa iby'itorero ry'i Filadelfiya ry'Abefeso, yarababwiye ati rero ndabizi mwihanganiye byinshi, mwarwanya urugamba rwinshi, ariko hageze arababwira ngo mfite icyo mbagaya, nuko mwaretse urukundo rwanyu, ngo mwibuke aho mwavuye mukagwa, mwongere mwihane. Imana itugire neza cyane. Yarabashimye bashimira kwihangana, yarabashimye bashimira byinshi, ariko abanenga urukundo rukeya. Urukundo rwabo rwarakonje. Bivuze ngo Paulo rero ababwira, yarazi neza yuko bazahura n'urugamba rwo mu mwuka. Arangije arababwira ngo ibisigaye mwambara intwaro zose z'Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, niriwe nsobanura intwaro ku yindi, wenda tuzagira igihe cyo kuvuga ku ntwaro izi zose tuzivugeho, ariko reka nzikubwire, wisuzume uvuge ngo mbese izi ntwaro ndazambaye. Nusanga uzambaye, umenye kuri butsindura urugamba rwo mu mwuka, umenye yuko urugamba rwo mu mwuka rutazagutera ubwoba. Kabone nubwo abadayimoni baba ibihumbi, uzahagarara utsinde. Imana yacu tugire neza cyane. Yarababwiye ngo intwaro ya mbere, yarababwiye ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri kurabuze. Ntabwo ndi busobanure cyane kuri izi ntwaro, kuko ntabwo ari ryo somo wenda ry'uyu munsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukuri kubuze mu bantu. Abantu ntibagishaka kuvuga ukuri, kandi niyo ntwaro izatsinda babatware n'ingabo ndetse n'abadayimoni n'imyuka yo mu kirere. Ukuri kwarabuze. Ngo mwambare mukenyere ukuri. Umuntu wese unyumva nakenyere ukuri, naharanire kwambara intwaro y'ukuri. Iya kabiri, mukenyere ukuri. Imana ishimwe cyane. Iya kabiri, mwambaye gukiranuka kurabuze mu bantu. Abantu basigaye barabaye abo kwikorera ibyaha, kandi mwibuke neza ko gukiranuka kumeze nk'icyuma gikingira igituza. Ubundi mu gituza dufitemo inyama nyinshi zikomeye, harimo umutima, harimo ibihaha,
harimo umwijima, harimo nyinshi. Mu gituza hakubiyemo inyama zikomeye zituma umubiri w'umuntu ubasha gukora, harimo ni nka moteri. Noneho rero ibaze n'udakingiriza inyama, umwambi uzaza uguhingure. Ni nayo mpamvu uzabona abasirikare mu rwego rw'isi cyangwa se mu gisirikare cy'isi bagira icyo bita antibari, bakazambara. Noneho izo bulletproof bazambara bakazishyira mu gatuza kugira ngo bakingirize inyama zo mu gatuza. Nuko bazi umumaro wazo, bagukubisa urusasu ntabwo wahaguruka aho ngaho. Rero nawe urabwirwa ngo ukenyere ukuri, nurangiza wambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Bene data, turaburirwa gukiranuka. Ntabwo ndi gushaka kuzisuvugaho cyane izo muri andetayi, kuko ni intwaro zumvikana. Hanyuma nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubuteguza. Gukweta inkweto, abantu bamwe inkweto zabo zarahengamye. Bene data, reka mbabwire, abantu ntibacambara inkweto z'ubutumwa bwiza. Abantu inkweto zarabatobokanye, abantu zarashwanyutse. Nta muntu ugishaka kuvuga good news, ntawe ugishaka kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, ntawe ugishaka amva. Byabaye gasese, ibintu byarazazengeye, ibintu byabaye nabi. Abantu ntibacambaye inkweto mu buryo bwiza, bamwe bazambaye incurame, abandi bazarabatobokanye, abandi ntibagishaka kuzambara. Kandi reka nkubwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza buzakugaburira, ubutumwa bwiza buzakwambika, ubutumwa bwiza buzakugeza utari kuzagera, ubutumwa bwiza buzagukura kuri level imwe bukugeze ku yindi. Rero ubutumwa bwiza ntibutukoze isoni, kuko muri bwo niho duhererwa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Rero wowe mwene data unyumva, urafite misiyo yo kubwira abandi iby'ubugingo, urafite misiyo yo kuza kubwira umuturanyi iby'ubugingo, urafite misiyo yo kubwira uwo mwegeranye iby'ubu bugingo, iby'uko Yesu yaje mu isi kugira ngo aducungure. Ni wowe gutangaza, ugomba guhinduka message de Dieu, ugatangaza ubutumwa bwiza, abantu bagahera ko bagakizwa. Muri Matayo aravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera bazakizwe. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ni wowe nanjye wo kugira ngo twambare inkweto ari byo butumwa bwiza bw'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ikindi ngo kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo. Mani tugire neza cyane. Kwizera kurabuze bene data, kandi kwizera ni kuramuka kubuze muri wowe, ntuzatekereze ko uru rugamba rwo mu mwuka uzarutsinda. Uru rugamba rwo mu mwuka ntabwo uzarutsinda nshuti yanjye udafite kwizera. Kandi uko kwizera kurakomeye nshuti yanjye. Uko kwizera gufite icyo gusobanuye, kubera yuko ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Uzi kuba ufite kwizera kudashyitse, warangiza satani yakurasa imyambi ifite umuriro, byanga bikunda ni hano uzarwara, satani yagukubita gatoya ugahita urangira ukajya mu bapfumu, kubera ko umwambi w'umuriro waje. Umwambi w'umuriro wakumaze imyaka 35 utarakora mariage, ubwo nyine ati wapi, ubwo Imana nyine ntabwo yabindemeye gushaka, ugahita wigira mu byawe ngo reka njye kwibyarira, buriya nta kundi byagenda. Donc iyo myambi yose ikuzaho, ariko wowe biragusaba kuba ufite kwizera. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Imana ishimwe cyane. Ni nayo mpamvu nawe ugomba kugira kwizera muri wowe. Kwizera kuzabasha gutuma ya myambi yaka umuriro uyizimya. Ubwira satani ngo barakubeshye, ubwira satani ngo genda shinganye, ubwira satani ati wayobye inzira. Kwizera rero, umuntu wese arabwirwa ngo nagire kwizera mu mutima we. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ikindi, mwakire agakiza kaba ingofero. Abantu ntibagishaka gukizwa, rega mwabantu mwe. Abantu ntago bagishaka iby'ubu bugingo. Abantu barumva nyine byarabaye ibikatsi. Hari uzakubwira ngo nzakizwe ejo, ngo bavuze ngo Yesu azagaruka igihe ari ngo imyaka ibaye myinshi, ngo nzakizwe ikindi gihe. Ariko Uwiteka, uru rugamba rw'umwuka turwana, udafite izo ntwaro bizakugora kurunesha. Imana iturengere cyane, kandi Imana itubabarire muri ibi bihe bimeze gutya. Hanyuma
mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Iyo nituyigarukaho abantu benshi biragoye, kubera ko kugira ngo uzabone umuntu yasomye Bibiliya biragoye, kugira ngo uzabone umuntu yafashe umwanya yumva ijambo ry'Imana biragoye, kugira ngo umuntu uzabone yafashe umwanya wiwe yicare atekereze ku by'ijambo ry'Imana ni ikibazo gikomeye muri iki gihe. Ese ubwo urumva urugamba urwana rw'umwuka uzarutsinda udafite ijambo? Ni ikibazo. Udafite ijambo ntabwo uzatsinda uru rugamba rw'umwuka turiho turarwana. Imana iturengere. Hanyuma rero tugeze kuri uyu murongo wa 18 ari naho ndi busorezeho, kuko niyo topic ivuga ngo intambara ngiro yo mu mwuka binyuze mu isengesho. Riravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kuko kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabira abera bose. Mu by'ukuri ahangaha harakubwira ngo usengeshe umwuka. Twabivuzeho mu minsi ishize, musengeshe umwuka iteka mu bihe byanyu byose byo gusenga. Gusenga kudafite icyo kumaze ni kwa gusenga kutarimo umwuka wera. Mu by'ukuri umwuka wera mu gusenga azaza ate? Azaza nuba wafashe intego yo gusenga, ugaca bugufi imbere y'Imana, ukagira kwizera ko usenga ariko ukumva, umwuka w'Imana azaza amanuke muri wowe. Usengeshe umwuka iteka rero mu bihe byawe byose byo gusenga, kuko muri ibyo bihe uzaba uri urasenga wuzuye umwuka wera, ntabwo abadayimoni bazabasha kugutsinda, kubera yuko uzaba uri powerful, uzaba uri untouchable, uzaba uri danger de mort. Donc hari amapoto y'umuriro bajya bandikaho ngo uhegereye washa. Nawe rero nuba wuzuye umwuka wera, nuba usengesha umwuka iteka mu bihe byawe byose byo gusenga, ndakubwiza ukuri ko abadayimoni bazagutinya. Abarozi twabonye abantu bajyaga basenga, abarozi bagahurubuka hejuru ku dutaro bakikubita hasi. Twabonye abantu bajyaga basenga, abacuraguzi baza gucuragura ku rugo bagakwamira aho ngaho. Bivuze ngo imbaraga z'amasengesho rero, imbaraga zo gusenga mu ntambara yo mu mwuka zitandukanye cyane n'intambara yo mu mubiri. Reka nkubwire ngo gusenga tubasha gutata igihugu, tukabasha kumenya ibyo abatware ba Satani batugabaho, tukabimenya, tugahishurirwa, tukamenya impinduka y'ikirere, tukabonya ibyo abadayimoni batekereje kuturwanya, tukabimenya kandi tutohereje za maneko, ahubwo mu mbaraga zo gusenga tugahishurirwa ibyo abandi batahishuriwe, tugahishurirwa iby'ingabo zitahishuriwe, tugahishurirwa ibyo abaperezida batahishuriwe. Ni nayo mpamvu abagabo bajyaga kurwana kera bakiyambaza abahanuzi, bakiyambaza abanyamasengesho. Twabonye abami bajyaga bayoboza Imana binyuze mu buhanuzi, binyuze mu masengesho. Bivuze ngo gusenga bitumenyesha iby'iki gihe, bikatumenyesha n'igihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Mu rugamba rw'umwuka rero ukeneye gusengana umwete. Mu rugamba rw'umwuka ukeneye kwambara intwaro z'Imana. Mu rugamba rw'umwuka ukeneye guhagarara ushikamye. Imana ishimwe. Kandi mu rugamba rw'umwuka ukeneye gusengera abera bose. Ni nayo mpamvu Paulo yababwiye ngo musengera abera bose. Yarazi neza yuko ku rugamba hazabaho ba kajorite, kandi bireka nkubwire, umusirikare w'isi ntabwo yasiga inkomere inyuma, ahubwo aremera akayiterura. Ni nayo mpamvu no mu mwuka abantu babereye gusengerana, kubera yuko gusengera abera bose bizatuma duhangana n'abadayimoni. Ntabwo runaka azagira ikibazo ngo abadayimoni bamwihererane, kubera yuko tuzaba dufatanyije gusenga. Ni nayo mpamvu Yohana ku kirwa Patimo yerekwa iby'amatorero 7 yabonye iry'Abefeso, abagaya urukundo, yuko urukundo rwabo rwakonje. Urukundo rwabo rwakonje rwaruruye. Ntabwo basengeraga abera bose, ntabwo bagiraga umwete wo kumva yuko mugenzi we yababaye nawe ngajye kumusapotinga. Ntabwo bagiraga umwete wo kumenya yuko runaka yacitse intege ngo bajye kumusengera bamubyutse, ahubwo baratangira ngo dore wa muntu yaguye, ngo reka twarabivuga ngo ntago azabirambamo, ngo twarabivuga ntago azagerayo. Bakigira banajyuwa muri
uru rugendo. Kandi reka nkubwiye, nta muhanga w'uru rugendo. Mwene data uneze amatwi, nujya ubona mwene wanyu yaguye, ntuzagira ngo inkaciye amabere, mbese ibintu byakomeye. Oya, uzamenye ko urutwaye abandi nawe rwagutwara. Biragusaba rero guhagarara ushikamye wambaye intwaro zose z'Imana, kubera yuko nawe yari umuntu. Twabonye abari bazi gukorera Imana neza, uyu munsi byabo byararangiye. Unamubwira urusengero akubwira ati wintesha umutwe. Kubera iki? Urugamba rwabagize ba Dizata, urugamba rwabagize ba Kajorite, ariko babura babasengera. Hari abantu bavuye mu nzu y'Imana bitewe n'amagambo y'abarokore basenganaga. Yakora icyaha gato cy'ubusambanyi, induru zikajya ku munwa, ngo runaka nguriya ngo n'ubundi ni umupagani, nguriya n'ibyo yakoraga ntitubizi. N'abantu baramwegereye reka da, ahubwo bakamuciraho iteka, bigatuma nawe Satani amwihebesha, akatuma atabasha kongera kugaruka mu nzu y'Imana. Imana itugire neza cyane. Rero arababwira ngo ndabagaya urukundo rwanyu rwarakonje. Natwe rero turasabwa ikintu kimwe, kusengera abera bose. Mu rugamba rw'umwuka habaho icyo bita kuzamurana amaboko. Twigeze twabona Mose uburyo bamufasha amaboko Abayisiraheli batsinda urugamba. Bivuze ngo muri uru rugamba rw'umwuka biragusaba gusenga. Intambara ngiro yo mu mwuka rero binyuze mu isengesho, nta muntu n'umwe ugomba gusiga inyuma. Tujye dusengerana, tujye tuba hafi, tube umwe, dukore ibikorwa byiza byo kugira ngo tubashe gufatanya na bagenzi bacu. Ufite intege nke mu misengere tumuzamure mu masengesho, ufite wacitse intege mu bijyanye n'agakiza tumusange, tumwegere, kugira ngo ubu bwami bw'Imana burusheho kutuma tuzabujyamo. Rero intambara yo mu mwuka binyuze mu masengesho bizagusaba intwaro zose z'Imana, bizagusaba gusengesha iteka, bizagusaba gushyiramo umwete, bizagusaba gusengera bagenzi bawe, bizagusaba kwemera yuko uri umunyantege nke, Imana ikaza ikakubera umugaba. Bizagusaba yuko utagomba gucira abantu imanza, ahubwo nawe ugomba kumenya ngo nanjye ndahagarara, kuko uru rugamba rurandeba. Uru rugamba ntarwo ari urw'umubiri, ni urugamba rw'umwuka. Umwana muto azarurwana, umukecuru arurwane, umusaza arurwane, kubera ko umuntu wese arwana n'ibyo abona. Imana itugire neza cyane. Ese ujya wibaza yuko uru rugamba uzarutsinda? Nimba ushaka kurutsinda rero, hindura imisengere yawe. Nimba ushaka gutsinda urugamba, hindura imisengere y'uburyo wasengaga, kugira ngo Imana izaguhe imbaraga. Nimba wasengaga rimwe, senga buri munsi. Nimba wasengaga kabiri, ongeraho bibe 5. Nimba wasengaga 5, bigira ubuzima bw'iteka. Kuko uru rugamba niturwana n'ibifite imibiri n'amaraso. Imana yacu tugire neza rero. Ndagira ngo mbibutse ko gusenga kwiza k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mwambara intwaro zose z'Imana bene data. Izi ntwaro ugenda uzisubiramo zose, uzirebe, uzitekerezeho. Ukuri, ijambo ry'Imana, ubutumwa, kwizera, zose uzirebe. Numara kuzireba uvuge ngo mbese ndazifite, mbese nimpangana n'aba batware ndabashobora. Nusanga hari iyubura, ubwira Imana ngo Mana yime, kugira ngo urugamba nzarutsinde. Imana itugire neza cyane kandi mugubwe neza. Mbifurije kuba abasirikare beza ba Kristo. Mbifurije mu ntambara kurasana n'ibyaha. Mbifurije yuko umuntu wese yongera akamenya icyerekezo cye, akamenya n'aho arasanira, kugira ngo abashe gutsinda urugamba. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Amen amen.